Yes, turatangiye ku mugaragaro rero. Iyi ni filime, ni seasoni yitwa Worship Fighting, irimo irategurwa. Abantu bazayikina reka tubisubiremo nkuko twakunze kubivuga. Abantu bazayikina ni abantu bayikurikiranye muri casting, ntago tuzababwira byinshi ahubwo tuzumva niba mwarayikurikiranye. Niyo mpamvu duhisemo kubereka script yayo ya screenwriting like this. Itangira hari umuntu uri kuvuga. Abantu benshi ndetse hafi ya bose, umubare w'abantu bose bafite ubuzima, bafite ubwenge bubasha gutekereza, bibaza ibibazo bitandukanye kandi ibibazo by'amatsiko. Bibaza ku isi tubamo, uburyo tuyibamo kuva umuntu akivuka kugeza ashaje, ndetse n'ikidufasha kuyibamo. Iki kigena imibereho, ubwenge, imyitwarire, imyumvire y'umuntu umwe igatandukana n'iyundi. Cyakora nubwo ibi byose bitandukana muri bose, ntawe utarwana intambara. Hari intambara z'uburyo bwinshi, intambara z'amasasu, iy'amagambo, intambara y'amarozi n'izindi nyinshi. Ariko ubushakashatsi bwagaragaje yuko hejuru y'imbaraga za muntu hari izindi mbaraga. Niyo mpamvu twese tugomba kurwana intambara yo kuramya. Aya magambo ari kuvugwa ajyana n'utuvideyo duto tugenda tubisobanura. Now, filime yacu iratangiye. Mbere yuko tuyitangira reka nkubwire yuko muri iyi filime uzasangamo imirwano, intambara, amarozi, uzasangamo byinshi cyane, gospel, nta kintu utazasanga muri iyi filime. Ndagira ngo uyikurikire. Dutangiranye n'umwana muto cyane tutaramenya izina rye, ni mu rusengero. Harimo pasiteri arimo arasezeranya ati: muzabana karamata, muzakundana kuko mwabaye umugabo ndakaba umugore. Wa mwana atekereza urukundo. Pastor, hazaza intambara nyinshi, bibarwanya biziyongera, ariko namwe muzabirwanya kandi muzabitsinda. Wa mwana akomeza atekereze kuri ibyo bintu pastor aguma avuga. Mutakwishuka ngo nuko batabatandukanyije, ibi bivuye mu mbaraga z'amasengesho. Wa mwana akomeza atekereze kuri ibyo bintu. Muzahura na byinshi mu mirimo, mubo muririmbana, ariko mujye muzirikana ko nta kindi mwaremewe uretse kuramya no guhimbaza Imana. Uyu mwana akomeza atekereze, twaremewe kuramya no guhimbaza. Pastor, intambara zizaba nyinshi kandi nimwe bo kuzirwana. Mumenye ko niyo mwabohwa, umwe azabohwe azira undi. Abicanyi, abarozi, abanyamagamba, basebanya bari mu nzira zanyu. Wa mwana ako kanya ahita asohoka, biramurambiye. Arumva mbese ari ibintu by'abantu bakuru bitamureba. Murwanishe imbaraga z'amasengesho. Nuko pasiteri yavugaga ubwo wa mwana yasohokaga. Ndetse murwanishe urukundo, murwana intambara yo kuramya, mugendane nijoro mwese. Mu yandi magambo nagira ngo nkubwire ko iyi filime yacu yitwa irindi zina rivuga ngo My Heaven World. Yes, Worship Fighting, My Heaven World. Reka twikomereze. Reka twigarukire kuri wa mwana mu rugo iwabo wa mwana. Papa na mama wa mwana bamutegereje, bari bamubuze. Mama we, yo ese mwana wari wagiye, uzi ukuntu twahangayitse tuguhiga. Wa mwana, mama nari nagiye mu bukwe. Papa we, uyu mwana aravuga ibikira. Wa mwana, papa birakwiye kumenya imbaraga z'amasengesho, urukundo. Abitekereze mbere yo kubivuga, abivuge yiganyira. Fighting, kuramya, guhimbaza, worship fighting. Yishimye cyane, arangije avuge, wari ubizi ko iri ngiri ari ryo juru rye mwese? Karabaye. Mama w'umwana ngo niryo juru ryande. Wa mwana agiye kuvuga ako kanya, marayika araza amupfuka umunwa, agiye kumutunga urutoki. Marayika araruhindukiza, umwana w'ubwe ararwitunga. Ngabo yaramurebaga. Uwo mwana yitwa Ngabo tayari, yaramurebaga ariko abandi batamureba. Mama atunguwe cyane,
no kubona umwana yitunze urutoki. None se ni wowe uri kwivuga? Wibuke ko ruguru yaravuze ngo niryo juru rye mu isi, agiye gutunga urutoki marayika, undi marayika ararumuhindukiriza umwana ararwitunga. Noneho ngabo abyemeza n'umutwe ntago akiri kuvuga. Aha mama worship fighting niki wakomeje kuvuga? Umwana abyemeza n'umutwe nanone. Papa intambara yo kuramya. Ngabo nanone areba marayika. Yes, at my heaven world. Abahabaye arangije ajya ku ishuri. Nkuko bimera filimi igitangira biba harimo urujijo rwinshi cyane kandi ni ngombwa cyane. Nawo ni gatoya nagasene gatoya, reka twikomereze. Aha wa muntu uri kunaratinga rero, uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Yarapfukamye uwo mwana ngabo, ari umwana ari gusenga, ahita ahindagurika aba mugurungu. Tumubonye ari mu busore, ntago dutinda mu nzira. Yes, turi mu matangira kandi tugomba kwihuta cyane kugira ngo tugere ku ntego ya filime. Ubu hari abantu mutarasobanukirwa. Atangira gusenga, kwegeranya urungano rwe rwose rwakoraga ibintu bigiye bitandukanye hirya no hino. Ngayo nguko reka twinjirira ahantu hitwa muri Pipi Jesus Swing Ministry. Muri Pipi Jesus Swing Ministry nguyu ngabo n'umusore ari imbere y'imbaga nyamwinshi. Turabona ibyapa bigiye byanditseho iryo jambo ngo Pipi Jesus Swing Ministry. Nguyu afite ijambo. Nitwa Ngabo, ninjye perezida wa Pipi Jesus Swing. Kuva kera kose numvaga mfite mu nzozi zanjye kuzarwana intambara yo kwamamaza no kuramya Imana. Ya rero ubuzima nubwo bwagorana bute cyangwa bukoroha, inzozi nzima zigerwaho. Ngira ijambo ari kuvuga imbere y'abantu. Iyi ni minisiteri ifite abanyamuryango bafite intumbero imwe, ariko amarembo aracyafunguye ku banyamuryango bashya. Murakoze cyane. Arangije ijambo arigendera, abanyamakuru baramukurikirana, barangije ariko baranga basigara inyuma kuko yarinjiye. Aho yinjiye abandi babuza kwinjira abashinzwe aho ngaho. Cyakora hinjira abanyamakuru babiri bonyine. Abo babiri rero umwe muri bo nitwa Neri, nduwa radio runaka of course. Undi nawe nitwa Nadia. None tubwire ukiri atararangiza Nadia. Ngabo we witwa Nadia ukorera iyihe kutambwira? Okay, wikwirirwa ubimbwira ngaho ni mumbazi. Nkuko nabivuze ndi umwana wo ni Ngabo of course nkuko mubyumva. Arababwira reka twigarukire hanze. Akiri kubabwira birakihutiye bitangira nuko bigomba kumera. Yes, twigarukire hanze. Aha abantu bari kwiyandikisha muri Pipi Jesus Swing Ministry. Ngabo reka twigarukire mu nzu n'ubundi. Tumaze kubona urujya n'uruza rwo hanze bari kwiyandikisha ari benshi. Nawe urumvamo neza ko dufitemo abafigira batari bakeya. Yes, Ngabo tugarukemo. Ati nibyo, mwibuke ko twari dusize arimo ababwira akiri umwana ibyo ari byo. Reka turebe Nadia. None se Nadia agiye kubivuga aratekereza, musabe anyandike muri iriya minisiteri ra. Oya nako naba ncetse amazi wana. Arifata yanga kubivuga ibyo atekereza. Okay, murakoze. Abo bana b'abakobwa barangije barasohoka. Yes, turihuta ngayo nguko. Aka kanya reka twigarukire dusubire inyuma cyane mu 1995. Kibibi na Rugamba, ubwo tubonye umuntu witwa Kibibi n'uwitwa Rugamba basohotse muri hopitale. Rugamba ati mukundwa nizere ko uzanye inkuru nziza. Bangoka mbwire. Kibibi arisetsa ariko harimo akantu. Rugamba ati rero sinakwihangana, ahubwo akora mu mufuka akuramo negative sign nk'ikimenyetso cyuko nta sida arwaye. Bigaragara ko bavuye kugira gute kuyipimisha. Kibibi n'amasoni menshi akuramo yitonze, nawe akuramo negative sign. Rugamba ateriva ko kanya abonye umwana agiye gupropoza ari muzima. Akora mu mufuka akuramo impeta de propose, agiye kumupropoza damu. Muri ako kanya Kibibi ahisha udutoki. Ibaze nawe kukananwa, urabibona iyo foto akiri kubitekerezaho n'amasoni menshi. Yibutse iki?
bamubwira Kibibi nta sida urwaye ariko twasanze utazabyara karabaye. Nibyo ari kwibuka yabyirwaga n'abaganga. Arangije atekereze n'ukuntu urugamba akunda abana we naba agiye kumwangiriza ubuzima. Agitekereza amuha akaboko amuhereza ikiganza, ariko mbikore mbikore nuko ngo ari gutekereza mbese nka emosiyo z'umuntu ushaka kubikora cyangwa ushaka kubireka yamaze kugira ikibazo cy'ukuntu ahita ahumiriza abomba ikiganza. Rugamba aratungurwa cyane mu gihe atarabaza ibiri kuba, urumva atarabona ibiri kumubaho neza ukuntu umwana yanze kuba. Kibibi ahita yipfuka mu maso n'akaboko arakata arigendera. Ngaho aha ngako ako ni agace ka mbere, ngaho kurikira akandi gace ka kabiri. Ni kuri Duhindure TV, sibyo? Komezanya natwe, urakoze cyane. Akandi gace kariho nako kumve.